nkuko mubibona hano mbazaniye link nshyashya, link nziza, link yizewe, link yo muri Canada. Yes, muri iyi province yitwa Saskatchewan. So rero iyi province ikeneye abakozi bakora muri agriculture, abakozi bakora muri healthcare workers nkuko mubibona. So Saskatchewan introduce new immigration stream for agriculture and healthcare workers. Today, the government of Saskatchewan announced a new talent pathway under the Saskatchewan Immigrant Nominate Program, SINP, to grow the workforce in agriculture and healthcare sectors. So rero nukuvuga ngo muraza musome ngewe icyo mba nshaka nongere masobanurire. Hari nk'abantu bambwira bati kutadusobanurira ibi nibi, abandi ugasanga bateye icyo bita negative comment. Yes, ariko icyo mba ngambiriye yes no kugira ngo mbahe link mwiyapplyingire. Ngewe icyo mba nshaka no kugira ngo mbagezeho icyo bita new update, zibageza kuri link ya nyayo ushobora kandi yize ushobora kwapurenga muri Canada. Nicyo mbagambiriye nta kindi. Ikindi ngewe iyo nguhaye link ntabwo nguca amafaranga. Yes, iyo cyo nkora kugira ngo link wigeragereze amahirwe. We never know, ejo ushobora kugira ute, ushobora kuba wagwa ku mahirwe yawe nawe ukaba wajya gukora muri Canada. Saskatchewan country to its migration program with current labor market need. So ibi byose uraza ubyisomere. Agriculture is the backbone of Saskatchewan economy, and new agriculture talent pathway will enable to produce, to access the talent they need to continue feed the world. So rero ibi byose uraza ubisome. Noneho icyo nshaka kubabwira, niba urumva hano muri Saskatchewan bakeneye abakozi bakora mu buhinzi, bakeneye abakozi bakora mu by'ubuzima cyangwa se muri health care. So rero ikintu wowe ukora, urabona hano ni wowe wirebye ukabona kuri iyi link byose mu byo basaba bakeneye. Wowe uri umuhinzi, uranyura kuri iyi link for more details on the agriculture talent pathway, visit this link. So rero niba wowe ukora mu by'ubuzima uraza for more details on the health talent pathway, visit this link. Nanone reka turebe kuri agriculture ngo bimeze gute. Urabona hano tugeze kuri agriculture, hano hariho agriculture talent pathway, ni ukuvuga ngo hano hariho overview. Reka turebe noneho. These subcategories is the for agriculture work who have any SINP approved job offer in Saskatchewan. No kuvuga ngo meet criteria of the subcategories intend to reside in Saskatchewan as the permanent residents, not all nominals with temporary worker permanent must reside in Saskatchewan. So rero teka ture eligibilities. Eligibilities imeze gute? Baravuga ngo you may qualify for this subcategory if live outside Canada or have proof of legal status in Canada and not refugee claim. Nukuvuga ngo ibisabwa kugira ngo waprenge kuri iyi link y'ubuhinzi cyangwa se kuri Saskatchewan. Ikintu ugomba kumenya nuko ugomba kuba wujuje ibisabwa kugira ngo waprenge iyi link. Ibisabwa turi buze kubireba hasi. Kandi ikindi ugomba kuba utuye hanze ya Canada. Hari nk'umuntu na ugiye kubona mbona te comment aravuga ngo barababeshya ngo ibintu no gutubuze ngo bashaka views ngo ibintu bikeneye abantu bari muri Canada. Oya, ntabwo ariko bimeze. Dore hano kuri iyi link ongera uyirebe neza. Iri jambo riravuga ngo you may qualify for this subcategory if you live outside Canada or have proof of legal status in Canada and not refugee claim. So rero ikindi hano barakubwira ngo ibi byose uraza ubyisomere, ngenda babwira mu ncamake. Ikindi have complete secondary school, high school or high level education. Yes, ikindi hano bavuga gute? Baravuga ngo have at least 1 year of full-time work experience in past 3 years in your intended occupation, or 6 months
muri aya masaha ubwo of full time kuri aya masaha nanone per week. Hano work experience in job with the employer that have provide you the job or later the work experience does not need to be consecutive work experience in either case. So rero byose uraza ubisome. Reka twirebere noneho udashobora kwapplyinga iyi link uraza ubisome. None reka ture kuri how to apply. Yes, ni gute wakwapplyinga. Uraza hano reka dusubire inyuma gatoya. Dusubire inyuma gatoya hari akantu nshaka kubereka ngo to apply need a job offer to start your search. Please visit iyi link. Your employer will need to provide you with job approval letter. Sorry, sinzi mpamvu uri kuvuga hota cyane. Sorry, hano uko nshaka amazi from the SINP. Additional, please ensure that you following the guidelines for the application process. Complete, scan and submit all your requirements document. So reka turebe noneho imyanya ifitwe n'aba bantu cyangwa se imyanya ihari. Hano hari muri management, harimo imyanya business, engineer n'ibindi byose bijyanye n'ubwubatsi mu buzima. Harimo social science, education, harimo ibi art, culture, harimo ibi sales, service, trader, transport n'ibindi byose. Urabona harimo imyanya, uraza wirebere wowe urebe umwanya wowe ushobora kwapplyingaho. Yes, icyo nicyo nababwira. Ubwo application process nabyo uri buze urebe kuri application process. Byose uraza ubirebe. So rero reka turebe hano barakubwira ngo apply online to the SINP. Create an account, complete all section, scan and upload your complete form and supporting document in a PDF. Keep the origin for your record. Save and submit your application online. Ibi ngibi ni ibintu musanzwe muzi no kundusha. Ubwo uraza ugira ute, uraza wa applying. Byose ni ibintu bibuze wirebere. So reka dusubire inyuma rero turebe no kuri mu byo ubuzima. These sub-categories is for healthcare worker who have any offer for a skilled job in Saskatchewan, meet criteria ndetse ni bya bindi byose. How naho ubwo muri buze hano urebe imyanya irimo. Yes, mwarangiza mugira ute mwapplyinga. Ubwo niba mushaka kwapplyinga online nanone ni bya bindi byisubiramo. So rero mbifurije amahirwe y'Imana, mukomeze mugubwe neza, mukomeze mwapplyinge kandi mbifurije kuzatsinda.
So rero bye bye, Imana amahoro ibandindire, ciao.